Yes, reka ngushimire kandi wowe aho uherereye hose hirya no hino ukunda Rwema Solutions or nothing. Ngushimira ko uruhare rwawe ugira mu gukurikira ibi biganiro witeza imbere ushaka n'ubumenyi butandukanye bukomeza kuguteza intambwe uva kuri imwe ujya ku yindi, aho uba waje guhaha ubwenge n'ubumenyi butandukanye nk'umu future billionaire. Byanze bikunze uzabigeraho nuguma hano kuri Rwema Solutions. Uyu munsi tuje mu kindi kiganiro. Abantu benshi bakomeje kumbwira ngo amafaranga bahembwa ntabwo bazi irengero ryayo, ngo bafite inyatsi, ngo bafite agatunzi, babita amazina menshi cyane babyita. Harya wowe ubyita gute? Bonge ntago ne nakabyita izina, ariko nanjye ndimura nibaza amafaranga ko asiga agera mu kuboko kw'iburyo akahita agera mu kuboko kw'ibumoso akomeza. Icara wige rero. Kanicare. Ubundi agahinda gakomeye cyane ni ukubaho utinjiza amafaranga. Bijyo rwose nta hantu uzacikira ibibazo bitandukanye ndetse binakomeye, harimo ibikomeye kuko ibibazo byinshi bitari byose bikemurwa n'amafaranga. Hari uburyo rero bwinshi butandukanye bwo gutuma inyatsi ikugendera kure n'ibibaho. Kuba yemera kwa Rwema Solutions ntabwo twemera ko habaho inyatsi, ahubwo twemera yuko habaho ubumenyi buke mu micungire y'amafaranga y'umushahara wawe, cyangwa imicungire mibi y'umushahara uhembwa buri kwezi. Wowe rero wagize amahirwe yo kuba hari ahantu ukora bakaguhemba buri kwezi, hari ibintu bitandukanye, hari inama zitandukanye ndi bukugire muri iki kiganiro, maze ukamenya neza uko umushahara w'ubutaha bizagenda kugeza umwaka urangiye n'indi zakurikira kugeza ugiye muri retirement. Ngaho rero wageze kuri Rwema Solutions ugiye gukanda kuri subscribe mu gihe waba uri mushya, kuko nta bantu bashya turi kubona muri iyi minsi. Dufite abasanzwe gusa nabo bakeya abatarasinziriye. Urakanda kuri subscribe ubundi usangiza ikiganiro abantu nka 7 ukoze kuri share, hanyuma kandi wibuke no gukanda ku nzogera ya notification kugira ngo buri gihe uko dukoze ikindi kiganiro gishya bikugereho, kandi bikugereho uri mu bambere. Ikintu cya mbere umuntu agomba gukora akibona umushahara we nyuma yo kumva iki kiganiro, akora bije ya buri muntu wese. Ni itegeko, ntabwo ari icyifuzo, ntabwo ari ubushake, ni itegeko. Bije ni imbonerahamwe, urumva? Idetermina. Ngiye kubabwira uko iyi mbonerahamwe ya Rwema Solutions imeze kugira ngo mugereranye n'izanyu kuba zifite cyangwa n'izo muzakora rero uko zizaba zimeze. Bije yanjye irimo ibice 4. Igice cya mbere naho amafaranga aturuka, sibyo? Amafaranga ashobora guturuka ahantu hatandukanye. Urugero, hano ku mihanda nshobora kuhakura amafaranga, nshobora gukura amafaranga mu bikorwa bindi nkora by'ubujyanama nka za consultation zazindi, aho abantu baza kugisha inama mu bibazo bitandukanye, haba iby'amategeko, haba iby'ubucuruzi n'ubukungu n'imari, sibyo? Ahandi bishyura 118. Noneho nshobora no kuyakura mu bukode bw'imodoka abageni yatwaye, leta se yayikodesheje mu buryo butandukanye bitewe n'abashyitsi bari mu gihugu. Nshobora no kuyakura mu ishoramari, mu bindi bikorwa by'ishoramari. Nshobora no kuyakura mu bucuruzi, sibyo? Ahandi hadateganijwe naho harashoboka rwose. Nshobora kugira gutya nkagurisha nk'ikintu cya kasiye pizo, sampuye na kasiye pizo ari kugurisha ikintu, ayo makuru ndayajyana ngeze i Remera, mpita ncamura n'umuntu ushaka kugura ikintu nk'icyo, nkahita nkimurangira, kasiye pizo akaba arampembye. Bwa bucuruzi cyane cyane bw'amazu n'ibibanza ndetse n'amamodoka, nabyo bikanyinjiriza. Determina neza amafaranga yawe aho aturuka.
source ubwo ya mbere ku muntu turi bwibandeho source ni iki? Ni umushahara. Sibyo se? Iyo ni ikintu cya mbere kigomba kwitabwaho, ukaba uzi ngo byanze bikunze mu kwezi hazinjira amafaranga aya n'aya. Icya kabiri, aya mafaranga akoreshwa iki? Ibyo bita depense cyangwa expenses. Sibyo? Ugomba kwandika uko ushoboye kose buri kintu kigutwara ifaranga, buri munota wa buri munsi, buri munota wa buri saha ya buri munsi, wa buri cyumweru cya buri kwezi. Akantu kose nubwo waba wagatanzeho 100, nkunda kukubona uri kwishyura parking. Simbishyura 100 ku isaha, buriya naryo ugomba kuryandika. Ikintu cyose wishyura amafaranga, ubwo kuko ari ubwa mbere abantu dutangiranye iki kintu, bagomba kwandika buri kantu kose batangaho ifaranga. Ukimara kuritanga uhita wandika kugira ngo hatazaho kuba tentative yo kubyibagirwa. Ukamara iminsi 180, ni ukuvuga amezi 6 wandika ibyo bintu. Ugakora totali, tukagabanya rero, tukagabanya 6, tugahita tumenya amafaranga approximately dukoresha ku kwezi. Nuko rero aya mafaranga dukoresha ku kwezi ukayagereranya na yandi yinjira. Iyo bihwanye, ubwo bubaho ubuzima buri mediocre. Ni ukuvuga ngo amafaranga ahagaze kongera kubaho ntabwo byashoboka. Ideal ni uko umuntu abaho agakoresha izo depense amafaranga ari munsi cyane yayo yinjira. Byaba bidahagije ukongera ahinjiza amafaranga, hakaba henshi cyangwa hamwe hakabyibuha kurusha uko hanganaga mu buryo busanzwe. Uri kubyumva? Akamaro ka budget ituma wumva neza uburyo amafaranga winjiza angana, ukanamenya naho azajya rero hazwi. Atari ukuvuga ngo ariko ko nabashiriye 2,000,000 ubu koko zagiye, uko ntazo mfite kandi ndabizi neza ko nta wazinyibye, none ubu zagiye. Nta handi zagiye, ahubwo nuko utazi aho zijya bitewe nuko utajya wandika depense zawe. Iyo iki kibazo kije waranditse buri kantu kose nk'uko mbikubwiye, guhera ku gitwara igiceri cy'100, yewe niyo cyaba ari igiceri cya 50, none ufata bije yawe ukareba ukabona nyine aho amafaranga yagize ate yagiye. Ni ukwezi gutaha nuko n'ukwa 3 ibintu bitangira kuryoha ugeze mu kwa 4, kuko uba ufite amezi 3 yo gukompara no kwanariza no gusuzuma niba byari ngombwa koko kutanga ari amafaranga kuri kiriya kintu. Bimwe mu bintu bitwara amafaranga rero buri kwezi biba muri budget, muri depense, bigabanyijwemo ibice 3. Mvugira ngo ibice 3. Igice cya mbere hari icyo twita fixed cost, depense zidahinduka. Amafaranga uhemba umukozi wo mu rugo ubwo sarahinduka, kereka rimwe na rimwe. Inzu ntahinduka. Inzu ntahinduka, bishobora kumara umwaka wose ukishyura yaya. Ayo wishyura umutekano ntahinduka, ayo wishyura isuku ntahinduka, yewe nayo umuzamu ntahinduka. Ugomba gutandukanya amafaranga adahinduka, ayo twita fixed cost. Ay'umuriro n'amazi akenshi ntibihinduka. Noneho haza igice cya kabiri bita variable costs. Ibihinduka rwose, ibyo kurya birahinduka. Ikiro cy'isukari gishobora kuba ari 5, bugacya kikaba 2, ubundi kikagaruka ku 8, icyo kirahinduka. N'ibyo kurya muri make muri rusange n'ibijyanye na amata, ibirayi, inyama, ibintu byose bijyanye n'ibiribwa birahinduka. So variable cost n'ibindi bijyanye nabyo ukabishyira muri kategori yabyo. Hakaza noneho ibyo twita occasional cost, ziri occasionnel. Ntabwo ugura imyenda buri kwezi, ntabwo wivuza buri kwezi, ntabwo wishyura assurance buri kwezi.
nabyo ukabishyira ku ruhande. Ibyo bintu uko ari bitatu ukabimenya, sibyo, kubitandukanya, kandi nabyo bikagira monta zabyo, kuko nyuma y'amezi 6 nanone tuzagira muwayene yabyo, tuvuge ngo dore muwayene y'aya mafaranga tugomba guteganya muri bije. Icyo si rubrike ya kabiri. Rubrike ya gatatu ni iya saving, kuzigama. yayindi igoye. Yayindi igoye cyane. Ngomba kuzigama at least ahantu 7, sibyo, kugira ngo nteganye ejo hazaza hazabe heza kurusha, nuko nzigama ahantu 7 hatandukanye, buri hose nkagira uruhare rw'amafaranga ajyayo muri aho hantu uko ari 7. Wowe ni hangahe? Hanyuma icya kane rero ni investment, amafaranga y'ishoramari, cyangwa ishoramari ryo mfite ringana iki, rikura gute, cyangwa ripfoba gute, bitewe na depreciation cyangwa appreciation y'amafaranga. Iyo noneho ku mpera z'ukwezi ugakora total income, total expenses, total savings, total investment. Tugatangira tugakora analysis, tugakora ubusesenguzi, buri wese ku giti cye akurikije uko byagenze. Icyo ni ikintu cya mbere cy'ingenzi kiruta ibindi byose turi buvuge, kuko bije ikwiriye kuba umuyobozi uyobora abantu bose bo mu rugo, yaba umugabo akayumvira kurusha uko yumvira umugore we, yaba umugore akumvira iyo bije kurusha uko yumvira umugabo we. Nibwo rero utongera kugira ikibazo kandi cy'inyatsi. Buri faranga ryose riba rizwi aho ryagiye, kandi nyuma y'ukwezi tukaribaza, natwe tukanibaza ngo ese byari ngombwa ko aya mafaranga nyatanga. Noneho iyo bije zimaze kuba 3 zikurikirana rero, utangira gukora etude approfondie, kubyumva yuko byagiye bigenda muri ya mezi 3 ashize, bikagufasha kumenya icyo bita forecast, iteganya gihe ryo kwezi gutaha no mu mezi yandi uko bizaba byifashe. Ikintu cya kabiri rero, ugomba kugira ikigega cy'ingoboka, hahandi ho gusevinga. Muri hahandi ha saving, bya bintu 7 ni ukuvuga ngo menya ibanga rya kimwe muri byo iwanjye, ikigega cy'ingoboka kikwiriye ukurikije ibyago bishobora kubaho, ibizwi n'ibitazwi, utekereza ko cyaba kingana gute mu mibereho yawe. Ni wowe ukidetermine, sibyo? Ariko abahanga bavuga ko kidakwiriye kujya munsi y'inshuro 3 wa mushahara uhembwa. Gusa si ukorerwemo solutions wabipanga, byibura at least amezi 6 kugera ku mwaka, ukurikije expenses zawe. Expenses zigenderwaho ku muntu udafite umushahara, ariko nk'abarwiyemezamirimo. Undi wese ufite uko abaho ariko atagendeye ku mushahara, we agendera kuri expenses za buri kwezi, agakuba 6. Kuko impamvu nyine tugomba gukuba 6 nuko bene aba bantu nibo baboneka cyane kurusha abanyamushahara. Umunyamushahara mu mezi 3 ashobora kuba abonye akandi kazi, ariko uwikorera we rwose bishobora kumara amezi 6 n'umwaka atarabona ikindi kintu cyo gukora. Niyo mpamvu agomba kugira ikigega cy'ingoboka byibura inshuro 6 depenses za buri kwezi. Kandi twabonye ukuntu bimenyekana depenses zanjye z'ukwezi ni ugukuba 6, sibyo? Kwandika buri kantu kose ntanga amafaranga, nkamara amezi 6 nkora ntyo, noneho nkazagabanya 6, nkamenya ngo buri kwezi approximately naya. Ibi byose ntibyashoboka. Ibi byose ndi kuvuga ni imfabusa, na cya kindi cya budgeting nahereyo ni imfabusa umuntu atagira discipline. Discipline niyo condition sine qua non
mvugira ngo condition sine qua non. Condition sine qua non nicyo kintu cy'ingenzi, babyita discipline, kugira discipline. Buriya mukiga ku ishuri muri segonderi mwagiraga ikayi ya discipline ngo primaire ukora amakosa amanota bayakuraho ufite niyo waba ubu wa mbere ukagira esheke muri conduite barakwirukanaga, maze hahandi ngo decision de la deliberation ntabwo bavuga ngo wasibiye cyangwa ngo uri promoted, bavuga ngo promoted elsewhere. ngo urimutse ariko atari muri iki kigo, genda wimukira ahandi hatari hano, cyangwa urasibiye ariko atari muri iki kigo. oya wasibira kandi amanota atakwemerera gusibira. we mu gihe ugize wasibira ufite na discipline urasibira ahandi hatari ariko ku kindi kigo. ngo twari turi kuvuga umuntu w'umuhanga mu bintu byinshi ariko discipline nta kinyabupfura. Rero mu mafaranga discipline ni condition sine qua non. Ugomba kugira discipline, kumvira amategeko n'amabwiriza nk'uko wumviraga y'abarimu n'ikigo cyose n'ubuyobozi bw'ishuri. Hano wumvira budget, sibyo? Ku buryo utaca ku ruhande habe na gato. Yego? Icya gatatu, ugomba gusevinga, kuzigamira intego zizwi wadefinishije neza kandi zishoboka kugeraho. Hakaba intego z'uburyo bubiri, hari intego z'igihe kirekire, urugero ni nko kubaka inzu, urumva? Hakaza intego z'igihe kigufi, ni nko kugura akamoto cyangwa akamodoka, sibyo? Kubaka inzu cyangwa se guplaningira vacances, gusevingira vacances. Nzagira vacances y'ukwezi kumwe mu kindi gihugu atari hano. Urumva amafaranga y'itike n'indege na accommodation ntabwo ari ibintu wavuga ngo ngaya ndayafite utarayasevingiye. Cyane cyane kuri aba bantu tubonye bakorera umushahara, nta muntu wakorera ukwezi kumwe ko gutembera, ni bake cyane, sibyo? Niba rero nshaka kuzatemberera ahandi hantu, ngomba gukora iki? Kubizigamira. Biba byiza, iyi ngingo ngezeho ni ingenzi, kuzigama mu buryo buri automatique. Amafaranga akigera kuri konte yanjye, kugira ngo ntagira tentative y'iki byose, hajye hahita havaho aya n'aya yimukira aha n'aha, nuko ngewe ngere kuri konte nsanga hari hwaya. Vugana na banke uhemberwamo kugira ngo ibi bintu bya saving bijye byikora automatically, kandi bigane kuri konte utashobora kwa accessingaho uko wishakiye, sibyo? Abantu bashaka kugira discipline ihamye babifashwamo n'uburyo buri automatique, saving ziri automatique. Ukagira sub accounts, noneho ukaba warahaye ordre, mvugira ngo ordre, warahaye banke yawe ordre ko akigeraho nta n'umuntu ugomba kubibaza, bigomba guhita byikata. Niba ushaka kumenya icyo bita automatic savings, uzabyenstare muri telefone yawe. Mu kanya twaganiraga inyuma ya mikoro ku bijyanye na mokash, urabyibuka? Buri ishobora gusetinga muri telefone yawe ngo buri munsi hajye havaho aya mafaranga ahita ajya muri automatic saving, akivanaho nta utanarebye wowe rwose, akivanaho ukagenda. Niba yagiye rero biroroshye kutajya gushakisha aho yagiye, kurusha ko uri kuyabona kuri balance. Byo biroroshye guhita uyakoresha, discipline ikaba nkeya. Ariko iyo yavuyeho ushobora kumenyereza ubwonko bwawe bukibwira ko ntayo ufite, kandi yaragiye hehe? Muri automated savings. Hanyuma icya gatanu ni ugutrackinga spendings. Y'amezi 3 ashize ngendera kuri ya budget, ayo mafaranga, buri faranga ryagiye aha n'aha n'aha, uratrackinga ukareba uko byagiye bigenda, ugafata n'ibyemezo ukavuga ati eske aha hantu nakoresheje angana iki mu buhe buryo, sibyo? Ese byari bikwiriye? Niba byari bikwiriye it's okay, niba bitari bikwiriye nyine ugafata decision ziri accordingly, sibyo? Ikintu cya gatandatu
ni ugushyiraho priorite. Ni hehe habanza mu gukoresha aya mafaranga nabonye y'umushahara? Priority number 1, mvugira ngo priority number 1. priority number 1 Kubafite amadeni ni ukubanza kwishyura. Cyane cyane guhera ku madeni afite interest rate iri hejuru. Uri kunyumva? Kuko interest rate iri hejuru bikonsoma amafaranga menshi kurusha interest ntoya no kurusha adafite interest. Yego. Amafaranga nagurijwe na Elize nta nyungu ziriho, bityo kuyishyura ntabwo uvunika kimwe n'uwishyura hariho inyungu. Nkaho ibyo bidahagije hari aho bigerana inyungu z'ubukererwa. Priorite mu kwishyura ni ukuhera ku madeni, cyane cyane amadeni afite interest rate iri hejuru, sibyo? Ikintu cya 8 cya 7 nako ni ukunegosiya. Uribuka the power of negotiating? Vuga twumve. The power of negotiation. The power of negotiation. Niba ngiye kugura bakambwira ngo naya, kuki uhita wishyura? Negosiya ibiciro rwose. Gusa aho kunegosiya igiciro, jya unegosiya cyane cyane karite y'ikintu. Kuko nkunda kubibabwira ngo ibya make birahenda. Aka kantu warakumvise noneho? Wumvise ukuntu ibintu bya make bihenda? Aho kunegoshiya igiciro, cyane cyane ujya unegoshiyetinga kuri karite y'ikintu ugiye kugura. Turaza kubibona no mu ngingo ikurikira. Kwanza reka mbivugire icyarimwe. No kugura si uguhita nishyura mu iduka iri n'iri. Ndabanza nzunguruka amaduka wenda 7 bitewe n'igihe mfite, kugira ngo menye aho bagurisha make kurusha ahandi, ntangire negotiation aho nka make nyine naho ubwaho, kugeza byanze bati nayo rwose. Bati nayo. Ntukiyime ukwima ahari, sibyo? Noneho ukwiriye no kumenya kubafite ayo gushora, ni ugushora ukoresheje ubwenge kandi ugakora diversification. Diversification ndashaka kuvuga ngo ntawe ushora amafaranga ye yose ahantu hamwe, ntawe ushyira amagi yose mu gatebo kamwe, kandi nubwo wayashyiramo kirazira gupima umugezi ujyanyemo amaguru yose. Banza ushyiremo amano, nibiba ngombwa ikirenge umanura akaguru kamwe urebe iyo bigarukira. Kuko nujyamo wese urarohama rwose, kandi nurohama nta wundi wo kugukiza uhari, sibyo? Iyo yari investment, ku investing ukoresheje ubwenge. Icya 9, ubwo tubonye ahandi hantu ho gukora saving muri 7 navuze. Retirement planning. Nukuri pizo, ubwo busore icyo gituza wishuka nukuri uzasaza pe, ntabwo nkubeshya. Gusaza kuzasaza. Ngomba gusaza. Hari igihe kizagera gukora bibe bitagishoboka. Yesu yaravuze ati nkwiriye gukora imirimo ya data hakiri ku manywa, kuko hasigaye igihe gito bukira, igihe umuntu atagishobora gukora. Gusaza uzasaza. Rero mu misazire yawe uzabeshwaho n'amafaranga wateganyije muri retirement, kuko gukora ntibizaba bishoboka, kandi kubaho bizaba binagoye, kuko umubiri uzaba utakiri active, uzaba ukeneye kubaho by'umwihariko atari muri ubu buryo busanzwe. Uzabeshwaho rero n'icyo wasevingiye retirement yawe. Ako kantu twari kumvikana. Abakozi rero bagwa mu mutego bose bahuriramo ngo RSSB ngo irahari, ngo ikigega cy'ubwiteganyirize cya leta ngo baradukata ngo ku mushahara ngo 3% ngo n'umukoresha akadutangira 5%. 8% y'umushahara uhembwa kuba n'amezi uzamara ukora niba utirukanwe, umbwire niba ayo mafaranga azakubeshaho muri retirement. Mediocrite ishoboka ni ukwibeshya yuko ayo mafaranga azagutunga. Ibyiza ni ukugira kandi kantu ku ruhande kiswe retirement plan, kakazunganira
kakazunganirana n'ayo ngayo leta yagusevingiye, bigatuma ushobora kubaho nyuma y'imyaka 55 cyangwa 65 bitewe n'igihe uzagira muri retirement. Hari n'igihe rero retirement ishobora kuza kare wagize uburwayi n'impanuka zikomoka ku kazi. Ibyo byo bikaba bibi cyane kurusha, kuko cya kigega noneho kiba kirimo ubusa, mu gihe uwo byagenze neza we azasevinga imyaka yose akiri active kugera ageze ku mwaka wa nyuma wa retirement. Aho kantu ugura kumvise. Icya 10 ni ugushaka utundi turimo cyangwa udukorwa ku ruhande rw'ibyo usanzwe ukora kugira ngo amafaranga ya income yinjire yiyongereye kuruta yayandi yiyongeraga. Bityo byorohe guhaza expenses na savings na investment. Ako kantu urakumvise. 11 nako ugomba kwirinda icyo bita lifestyle inflation. Inflation ni ugutakaza agaciro k'ifaranga, aho abantu bahurira ku isoko bafite amafaranga menshi ariko nta n'umwe washobora kugura. Ibiciro byo byahanitswe cyane, sibyo? Ikiro cyaguraga 1000 cyabaye 3 kubera ko abantu benshi bafite amafaranga. Rero iyi lifestyle inflation ibaho igihe umuntu yazamuwe mu ntera agahembwa menshi, nuko agira tendance bamwe rwose batanabizi guhindura imibereho. Wabaga mu nzu y'ibihumbi 300 wahita wimukira mu ya 700. Kandi n'ubundi oya uraryama ku gitanda kimwe nkaho bidahagije akagura ahubwo n'ikindi. Ibyo mbese ibintu byose ugasanga intebe yazihinduye muri salo, yahinduye ngo amarido, amakaro yashyizemo ayandi. Lifestyle inflation, vuga ngo lifestyle inflation. Iyi ndwara abakorera umushahara barayirwaye bose kabisa. Uko umushahara uzamutse ntabwo ari ikimenyetso, nta nubwo ari impamvu ihagije yatuma mpindura imibereho, kuko ibyo nari nsanzwe ndya niba ari indyo yuzuye birahagije, ntagombye kugura ibindi biro 3 by'inyama. Yego. Kimwe cyari gisanzwe gihagije ndetse kirengeje igikenewe rwose. Yego. Hanyuma aka kantu tugezeho ka 13 gukompara amashopu nguriramo ibintu nari nakavuze. Mbere yo kugura banza urebe iyi telefone wifuza niba ariyo koko decision wayifashe ugiye kugura. Genda urebe aho bayicuruza hose, aho bayicuruza kuri make ariko meme karite, utangira unegosi aho ngaho kugeza byanze, kuko nibyanga n'ubundi barayiguhera make kuruta yo mu yindi shop, sibyo? 14 gukora icyo bita cashback rewards. Narakubonye uri kunywa essence ahantu, ntubajije ngo kuki uhitamo hari, urambwira ngo hari ukuntu bigenda ngo urasinya wamara kuzuza litiro zingahe bakaguha iki, bakaguha bonus. Hari rero abantu benshi mu masupermarket batanga amakadi, uko uguze bakabyandika kuri iyo kadi, urumva? Ndetse no muri company z'indege z'ubukerarugendo twebwe tugira amanota. Uko ugendeye mu ndege runaka bagashyiraho amanota ku ikarita, uko ugiraye muri hoteli runaka bagashyiraho amanota kuri iyo karita. Igihe kimwe kikazagera amanota kuzura ukararamo ku buntu. Indege, itike y'indege ukayibona ku buntu. Kubera iki? Ni cashback rewards. Bari kugusubiza kuko wabaye umukiriya mwiza. Uko uhahiye muri supermarket runaka igihe runaka, igihe kinini, ugasanga ya manota bihwanye n'amafaranga runaka, agahita agura ikintu bitabaye ngombwa kongera gukora mu mufuka. Ni nako rero buriya babigenza ku masitasiyo menshi ya essence hano mu Rwanda, izitwa Meru, izitwa ya indi yitwa gute nayo Rubis,
ugomba gusetinga intego mu bya finance, kumenya ikintu ugomba kugura na ryari kandi n'akamaro kacyo n'icyo kizakumarira. Wibanda cyane mu kugura assets, intego zawe zikaba kugura assets, ukavoidinga uko bishoboka kose liabilities. Asset and liabilities kwarerwemo solutions turabisobanura cyane, bikaba umwihariko ku bantu baje muri consultation, bo bagenda babizi neza, bazi ibyo bagomba kwirinda n'ibyo bagomba guha priorities mu kugura, sibyo? 17 umuntu agomba guplaninga ibijyanye n'imisoro, cyane cyane babandi twabonye bikorera, kuko abakorera umushahara bo imisoro ntabwo ari bo babipanga. Umukoresha niwe hamwe n'imikoranire ye na Rwanda Revenue cyangwa n'ibigo bishinzwe imisoro, bo babisetinga utanabizi, bikavamo mu buryo wowe utamenya. Ariko nta muntu usora cyane nk'umukoreshwa, nk'umukozi, sibyo? Nta muntu usora cyane nk'umukozi. Buri muntu rero wikorera we agomba kujya ashyira amafaranga ku ruhande, ateganya yuko imisoro imutegereje. Ukwezi gushize kwa kabiri twari dufite ikibazo gikomeye cyane cy'imisoro ijyanye n'icyo bita properties, abafite imitungo itimukanwa, ubutaka ndetse n'inyubako zirimo. Urumva? Ubu ku n'ukwezi kw'imisoro, imisoro ku nyungu, ukwezi kwa gatatu. Abatarashyize amafaranga ku ruhande bizabagora cyane kubona amafaranga y'imisoro, kandi iyo utinze kwishyura, ntabwo niriwe mbwira abantu penalite z'ubukererwa ukuntu zingana iyo watinze kwishyura. Kudekarara no kwishyura imisoro ku gihe bigira ibihano bitakwihanganirwa rwose, cyane cyane iyo wabikoze kubw'ubujiji n'ubumenyi bukeya ko n'izo penalite zibaho. Icya 18 ugomba gukora icyo bita refinancing, guhora ushyira amafaranga mu byo ukora, mu bintu bikora neza. Urumva? Niba ufite business running nk'iyi channel yawe, nka channel yawe ya Max, urabizi ko iraninga, ugomba kuyishoramo ayandi mafaranga kugira ngo iraninge neza kurusha. Umuntu ufite restaurant, aho baza bakarya ibyo kurya yateganyije bigashira, abakiriya bagasaguka, nikosa rikomeye kudakora refinancing, sibyo? Kongerera ishoramari, kongera ishoramari mu cyo washoyemo mbere. Ibi bijyanye n'ikindi na ka bonus ntaza kukibagirwa. Iyo business imaze gukora neza, yariyunguye bihagije, ugomba kuyigurisha ugatangira iyindi, kuko icyo gihe iyo ntabwo biri ku rwego rwawe. Aba entrepreneurs ba rwiyemezamirimo ba nyabo bahora bagurisha business zabo zabaye successful, bagatangira izindi, kuko entrepreneurship ni lifestyle. Mvugira ngo entrepreneurship is lifestyle. Entrepreneurship is a lifestyle. Kuri ba rwiyemezamirimo ni ikosa rikomeye kuba ufite business running yabashije kugarura amafaranga yabo ugakomeza kandi ukaguma muri iyo. Urimo gukendera cyane, ukwiriye gutangira ibindi bishyashya, ibyo ngibyo ukabigurisha rwose, ukabyegurira abandi. Yego? Hanyuma ukwiriye akabanziriza akanyuma, akanyuma noneho, kuko discipline ndumva twayivuze. Hanyuma ni ukushakisha inama ku mujyanama w'inzobere mu bya finance no mu micungire y'amafaranga. Niho Rwema Solutions aba ageze, kwa kundi ifi yigeze mu mazi, urumva? Biba biyiryoheye. Nanjye muri ibi bya finance nanjye birandyoheye cyane. Ugomba kugira umujyanama mu bya finance no mu micungire y'amafaranga yawe, uko waba uri kose. Niyo waba uri umukozi wo mu rugo rwose, uramukwiriye uwo muntu ku rwego rwawe, akajya kubwira icyo wakoresha amafaranga. Uretse ko abakozi bo mu rugo bo bazi kuyacunga neza cyane, biragoye kubona umukozi wo mu rugo upfusha amafaranga ye ubusa. Benshi rwose wagira ngo birasetinze, biri muri nature, muri kamere yabo,
benshi bona bariteje imbere ku mafaranga bakorera mu rugo, dore ko nta depanse n'imwe bagira, depanse zose zikorwa nabo na ba nyir'urugo, we akabona neti buri gihe, neti ihora yiyongera kuri neti. yego niba kugavura bidahagije agahita ahubwo yongeraho n'ayo ngayo. Hari abakozi bagira ingeso zo kugavura, muramenye ni bibi, bitera umwaku, muzabihagarike. yego nkaba rero numva nasoreza ahangaha. Ibi ni ubumenyi buhagije cyane ku muntu wese uhembwa umushahara we akabura irengero ryawo. Izi nama zamufasha noneho kumenya buri faranga rya buri mushahara aho rigana n'impamvu rijyayo, hanyuma agakora na komparezo y'amezi 3 ashize, agahita amenya nuko bizagenda mu mezi 3 akurikira. Ndabakunda, naha nsoreje ikiganiro cy'uyu munsi. Rwema Solutions or Nothing, turabakunda. Muramukane amahoro y'Imana bitewe n'aho muherereye. Abandi niba bwakeye mubyuke mujye ku kazi, umubyizi ni uwa kare. Mugire ibihe byiza, mwibuke rwose gukanda subscribe no gusharinga ikiganiro byibura ku nshuti zawe 7 cyangwa 8, ugerageze kigere kuri benshi nabo bashobore guhindura ubuzima mu bijyanye no kumanaginga imishahara yabo cyangwa se amafaranga bunguka mu kazi bakora hirya no hino. Nibyo nari nabateguriye mu bijyanye n'iki kiganiro cyabaye cyiza. Mukomeze mutere imbere, turabakunda nka Rwema Solutions. Bye bye.